mutagatifu Sandrina cyangwa se Alexandrina. Inshuti bavandimwe mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya Imwe aho muherereye hirya no hino, Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Jean Pierre Urukundo, nejejwe no kubana namwe mu kiganiro tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu cya none. Mbaye ikaze mu kiganiro aho tugiye kurebera hamwe amateka ya mutagatifu Sandrine cyangwa se Alexandrine, witabye Imana ahagana mu mwaka w'1485. Sandrine, izina Sandrine ni impine y'izina Alexandrine. Iryo zina rya Sandrine rikaba risobanura umurinzi cyangwa se protectrice, umurinzi w'umugore cyangwa w'umuntu uri femine. Sandrine rero ni we Alexandrina. Iri zina rya Alexandrina ryiswe ababikira babiri bashyizwe mu rwego rw'abahire ariko babayeho mu myaka itandukanye, umwe hafi y'imyaka 100 mbere y'undi. Uwa kabiri yitwa Alexandrina Walisi, wabayeho hagati mu myaka y'1522 kugeza mu mwaka w'1589. Umuhire Sandrine kandi twizihiza uyu munsi ubusanzwe ni Alexandrine w'Ileto mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yavukiye i Sirmone, akaba yari umubikira mu muryango w'Abaklarisa. Sandrine twizihiza none yavutse mu mwaka w'1385. Sandrine kandi ariwe Alexandrine yagiye kwiha Imana afite imyaka 15. Yashinze urugo rw'abayihaye Imana b'Abaklarisa ahitwa Foligno kugira ngo abo Baklarisa bajye bakurikiza amategeko yo kwikenesha hakurikijwe uko mutagatifu Clara yabigennye. Amaze gutangiza urwo rugo niwe waje kurubera umuyobozi. Yahise atangiza amavugurura mashya agendeye ku mategeko ya mutagatifu François d'Assise. Kandi iryo vugurura Papa Martin wa gatanu yaje kurimufashamo kandi aranaryemeza. Sandrine twizihiza none yitabye Imana ku itariki 2 Mata mu mwaka w'1485. Tariki 2 Mata ari nazo tumwizihizaho none. Twizihiza umuhire Sandrine akaba ari nawe Alexandrine ku itariki nyine 2 Mata, itariki yitabyeho Imana. Inshuti bavandimwe mwese dukomeje kubana kuri televiziyo Kiliziya Imwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbere na mbere turifuriza umunsi mukuru mwiza ba Sandrine. Witwa Sandrine cyangwa Alexandrine, ba Alexandrine mwese umunsi mukuru mwiza. Ni umunsi mukuru mwiza kandi kuri Kiliziya y'isi yose. Ubundi Kiliziya duhora mu minsi mikuru, kubera ko buri munsi tuba dufite abatagatifu twizihiza, kandi abatagatifu ni urugero rwacu, batubera inzira tunyuramo. Niyo mpamvu tuba tugomba kubizihiza buri munsi.
kugira ngo nyine buri munsi natwe twitoze urwo rugendo rw'ubutagatifu. Mutagatifu Sandrine rero ariwe Alexandrine, mwumvise ko habayeho babiri mu bihayimana ndetse b'ababikira baje no gushyirwa ndetse mu rwego rw'abatagatifu, ariko naho batandukaniye twahumvise. Uyu munsi turizihiza uyu Sandrine, ariko hari igihe wenda uba usanga umuntu atazi se Alexandrine bampaye ni uwuhe. Iyi niyo ntego ndetse ni imwe mu mashami y'impamvu y'iki kiganiro, tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu kugira ngo abantu tumenye ayo mateka. Nibavuga ngo ni Petero, Peter, niwita umwana wawe Peter mu buryo bw'amazina matagatifu, umenye no kumusuba ese ni Petero intumwa, ni Petero w'Iyasizi, ni Petero nyine henshi ubwo muzaho mpitamo, ni Petero wo mu Misiri. Ugasanga umwana aheze mu gihirahiro kubera ko ntabwo yasobanuriwe. Icyakora iyo uri mukuru umaze kumva nk'aba ba Sandrine bombi, ushobora kubaza n'amateka y'uriya mutagatifu wundi Sandrine w'Irisi, ukavuga uti ndahitamo kugendera ku mibereho ya mutagatifu Sandrine cyangwa Alexandrine w'Irisi. Bavandimwe rero, iyo niyo ntego, kugira ngo abantu bamenye neza amateka y'abatagatifu, bamenye ndetse n'inkomoko yayo. Uyu munsi turizihiza uyu, ejo tuzaba twizihiza undi, ugasanga ubutaha tuzaba turi mu kiganiro n'ubundi tuvuga kuri Alexandrine, ugasanga umunsi umwe turi kuvuga kuri François d'Assise, ubundi tukaba turi kuvuga François usanzwe atari uwa Assise, François wo mu Faransa, wenda François wo muri Polonye, ba Luc n'abatagatifu benshi. Ni impamvu rero zitandukanye zidufasha kugira ngo tubizirikane byose. Kimwe rero ngo mu byamuranze ni uko yari afite ingabire, reka mvuge ngo y'ubusabaniramana. Yakundaga bihayimana ndetse akumva ijambo ry'Imana rikwiye kugira benshi baryitangira binyuze mu kwigomwa iby'isi. Kimwe mu byabimufashijemo, yashinze umuryango w'abamonaki, umuryango w'ababikira, kugira ngo umufashe gushyira mu ngiro ibyo yifuza. Ubundi icyo umuntu yifuza gisesekara mu byo akora. Ubwo iyo umutima wawe wuzuye ikibi, no mu bikorwa higanzamo ikibi, kubera ko umuntu agira ibyishimo iyo akora ibyo akunda, iyo akora ibimurimo. Natwe rero dukwiye gufatiraho urugero mu busabaniramana, tukavuga ngo ese niba nkunda kubona abaririmbyi, nkaba mbona mbishimiye, ubwo nanjye ni uko naba umuririmbyi. Cyangwa niba wenda ngewe ntari interested mu kuba naririmba, nkaba nishimira kubabona, nimfashe abaririmba, ninshinge korari, nyifashe, nimbabe hafi, mbavugishe neza, mbabwire ko nishimira umurimo bakora. Ntabwo gukunda ikintu imbere y'Imana yewe n'abantu ntabwo ari mu magambo. Kubwira umuntu ngo uramukunda none wagira ngo umwange se? Niba umukunda nibyo, ariko ibikorwa nibyo bikwiye kwigaragaza, gusumba kuvuga ngo nkunda Imana, nkunda abaririmbyi, nkunda kubona abantu bari gusenga. Wowe kutajya usenga se, utanababwira ngo baze musengane nyine kubera ko ubyishimira. Mutagatifu Alexandrine rero twizihiza none atubera urugero rwo kugira ngo ubutumwa bwiza cyangwa ivanjiri ntagatifu, icyo kibatsi cy'urukundo rw'Imana cyatubuganijwemo kigaragaze no mu bikorwa dukora. Akenshi biratunanira, usanga umuntu ni umukristu, mu bimenyetso arambara amashapure menshi cyane, agashyiraho imisaraba, yewe akumva sinzi icyo yakora kugira ngo agaragarize buri wese ubukristu bwe inyuma, ariko ugasanga kuri roho muri we, ndavuga mu bikorwa bye
nta gikorwa na kimwe, nta muryango wa Gisiyo Gatolika abamo, mu muryango remezo ntapfa kwitabira. Cyakora ngo aratanga inkunga ziri aho, ngo basabye ngo ibi n'ibi ngo agatanga. Ibintu ntabwo bisimbura abantu uko byagenda kose. Bavandimwe rero, mu byo dukora byose, mu mirimo yacu ya buri munsi, tugerageze kugira ngo tuvangemo n'ibikorwa by'Imana, nibyo bizasigara byibukwa. Uyu munsi turi kwibuka ko Alexandrine ari we Sandrine yashinze urugo rw'abihaye Imana b'Abaklarisa, bagakurikiza amategeko ya Mutagatifu Clarisse. Yagendeye ku bya Mutagatifu Clarisse, aza no kuvugurura ndetse agendera ku mategeko ya Mutagatifu François d'Assise. Nicyo turi kwibuka. Niba hari ahantu yahinze urutoki rwiza, ntabyo tuzi. Niba hari ahantu yigeze kujya akabyina abantu, ntabyo tuzi. Rero natwe tugerageze kugira ngo mu mirimo tugira ntitukagire imirimo iganisha ku nda gusa, kubera ko amaherezo inda izahaga. Iyo umuntu yitabye Imana, mu yandi magambo aba yahaze iby'isi, nyine hari ibindi agiye gukurikira. Rero byaba ikibazo twishakiye iby'umubiri gusa, roho tukayigwingiza, ugasanga mu buzima buzaza nta mwanya hafite, kubera ko ubuzima bwo ku isi bwayitsikamiye. Tugerageze kugira ngo tugendere muri uwo mujyo byose, ntihagire igisiga ikindi. Ntabwo twabyishoboza, dusabe Roho Mutagatifu atumurikire, twiyambaza abatagatifu, Mutagatifu Sandrine ari we Alexandrine, kugira ngo ibikorwa byabo bitubere umuyobozi. Ubwo turifuriza rero umunsi mukuru mwiza ba Sandrine, ba Alexandrine, Sainte Alexandrine. Ibigo bitandukanye byirageje aba batagatifu, uyu mutagatifu, ndetse ingo z'abakristu zirageje uyu mutagatifu. Mwese tubifurije umunsi mukuru mwiza. Ibikorwa byanyu bibyarire Kiliziya inyungu ndetse n'isi. Turizihiza kandi abandi batagatifu barimo François wa Paulo ndetse na Theodosia. Abo bose rero tubifurije umunsi mukuru mwiza. Nitwa Jean Pierre Urukundo. Iyi ni televiziyo Kiliziya Imwe, tubereyeho kugufasha kwegeranya ibiganiro nk'ibi bidufasha muri roho, kugira ngo buri wese agaburire roho ye, kandi ibyo yumva koko akwiye gukora abishyire mu ngiro. Komeza kubana natwe rero, dukomeze dusabirane kugira ngo natwe tuzagere ku butagatifu nyakuri. Sandrine mutagatifu udusabire. Alexandrine mutagatifu udusabire. Dusabye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.